hagati y'umwaka w'1960 n'ibihumbi 2000 honyine hakozwe imodoka zirenga biliyoni 1 na miliyoni 400. Ibi bisobanuye ko byibuze buri mwaka mu myaka 40 hakorwa imodoka miliyoni 40. Urubuga automotivepapers.com rubivuga neza. Ibi byagenze gutya nyamara ikoranabuhanga ryo gukora imodoka ryari rikiri hasi icyo gihe. Uyu munsi ikoranabuhanga ryaragutse ku buryo byibuze imodoka zirenga miliyoni 93 n'ibihumbi 500 zikorwa buri mwaka. Uko izi modoka zisohoka ari nyinshi niko n'amabara yazo aba atandukanye, ku buryo ku munsi umwe biba bihagije ko ubona imodoka z'amabara yose wihagarariye ku muhanda gusa. Igitangaje ariko izi modoka zose zifite amapine asa n'umukara. Kubera iki? Ikaze mumenya nibi ikiganiro nk'icyo mumenye bushya ku bintu bitandukanye bisanzwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukumva icyo abahanga n'abanditsi babivugaho twifashishije inyandiko zikomatanyije usanga kuri murandasi, tukabigerera no gusa tubizi, bityo twunguka ubumenyi bushya kandi natwe tukagera aho duhagarara. By'umwihariko uyu munsi turifashisha inyandiko dusanga ku rubuga Hindustan Times. Umutwe wayo ugira uti impamvu amapine yose asa n'umukara. Nge turi kumwe ndi Ibel Biramahira. Uko tubona amapine y'ibinyabiziga uyu munsi ntabwo ariko yatangiye ameze. Mu mwaka w'3500 mbere y'ivuka rya Kristo muri Mesopotamia aho muri Iraq y'ubu, ntabwo imodoka cyangwa amagare byari bifite amapine nk'ayo tubona uyu munsi, kubera ko ijambo ipine ari itirano bivuga ku ijambo y'Igifaransa pine, naryo rikaba impine y'ijambo y'Igifaransa pneumatique, ijambo rikomoka kuri indi jambo ryo mu rurimi rw'Ikigiriki pneuma rivuga umwuka. Icyo gihe zari inziga zikoze mu mbaho. Izi nziga ariko zari ziremereye kandi zigasaza vuba, bigatuma bazihindura mu gihe gito, kandi imodoka cyangwa amagare y'icyo gihe bikaba byaragendaga gake kuko nyine byasabaga imbaraga nyinshi cyane kugira izi nziga bazikurure. Ibi ni byatumye mu mwaka w'2500 mbere y'ivuka rya Kristo hakorwa noneho inziga zifite uduti duhera hagati na hagati tukagera mu mpande z'uruziga, ndetse izi nziga bazengurutsa imirambararo y'ibyuma ku mpande. Ibi byari kugira ngo byibuze bongerere kuramba izi nziga ndetse uburemere bwazo bugabanuke, kuko utu duti two tabaga turemereye, bityo gutwara bijye bisaba imbaraga nyinshi kandi imodoka cyangwa amagare ziriho akihuta. Ibi byarakomeje kugera mu kinyejana cya mbere nyuma y'ivuka rya Kristo, ubwo noneho abaromani bakoraga inziga zikomeye kurushaho. Bafashe inziga z'imbaho bakazishyira mu mushongi w'icyuma, ikivuyemo kikaba kimeze neza nk'icyuma gikomeye ndetse gitanga icyizere cyo kuramba. Izi nziga zikoze gutya bazikoreshaga cyane cyane ku magare y'intambara ndetse n'ayatwaraga abami. Nubwo ariko gukomera ndetse no kuramba byari byiyongereye, izi nziga zabangamiraga uwabaga atwaye cyangwa atwawe igihe zabaga ziri kugenda ahantu hataringaniye neza nko mu mabuye ko zitari ziseguye. Iki cyari ikibazo ariko cyari gifite igisubizo. Igisubizo cyari gihishe mu kinyabutabire cyitwa rubber, cyari cyaravumbuwe n'abaturage kavukire bo mu cyitwaga Mesoamerica muri Mexico ndetse na Amerika yo hagati by'ubu ngubu. Hagati y'umwaka w'1400 ndetse na 500 mbere y'ivuka rya Kristo, iyi bayikoraga mu mpu z'ibiti byitwa rubber tree bikunze kugaragara aho ngaho muri Mexico, bakayireka ikumuka ndetse ikegerana buri bashobora kuyikoresha. Abantu bazi gome isiba ibyo twandikishije ikaramu y'igiti yitwa kereyo cyangwa fimbo bahambiriza amafaranga. Rubber bayumva vuba kuko ni bimwe mu bikoresho bikorwa muri iyi rubber. Ibindi bikaba abaturage bakoreshaga rubber ni inkweto ndetse n'imyenda bitinjirwamo n'amazi. Mu kinyejana cya 18 nibwo rubber yatangiye gukoreshwa i Burayi. Cyari ikinyabutabire cy'ingirakamaro kuko uretse kubikomera irakweduka kandi ntinjirwamo n'amazi. Hirya yiba ariko iyo iyi rubber yaroga n'ubushyuhe bwinshi yarangirikaga. Ibindi byatumye umwaka w'1839 Charles Goodyear avumbura ikoranabuhanga yise vulcanization, ryari rigiye kujya ryifashishwa mu kongerera rubber imbaraga zayo rigatuma iramba kandi itangirika mu gihe we n'ubushyuhe bwinshi cyane. Mu mwaka w'1845 nibwo Robert William Thomson, umwenjeniyeri wo muri Scotland, amakuru y'uko rubber yongerera imbaraga yamugezeho, niko kwihutira gukora icyo uyu munsi tuzi nka chambre ishyirwa mu mapine. Nuko ayuzamo umwuka, ubundi kugira ngo ikomere agenda yifubikisha impu. Aha yagira ngo byibuze akureho kubangamirwa abantu bumvaga bari kugenda ku magare cyangwa se ku modoka zifite inziga z'ibyuma, kuko iri pine noneho ryari kuba ryiseguye umwuka. Mu gukora ibi yarakoze inziga y'umwuka ariyo twita ipine uyu munsi. Mu gushyira ipine ku isoko ariko ntibyagenze neza kuko igiciro cyari hejuru, bigatuma barishaka baba bakeya. Mu mwaka w'1888 nibwo John Boyd Dunlop, mu kugerageza gufasha umwana we kuryoherwa no gutwara igare ryari rifite inziga 3, yamukoresha chambre ikomeye
akoresheje rubber yakomejwe na rya koranabuhanga rya vulcanization ryavumbuwe na Charles Goodyear. Ayirenza ku nziga z'iri gare arangije ayifubika n'ubundi akoresheje iyi rubber. Mu gukora ibi, Dunlop yari avumbuye chambrelle ishobora gukorwamo no gukoreshwa ipine y'igare ibivutse gutyo. Mu mwaka wa 1995 nibwo abavandimwe Edward Michelin ndetse na Andre Michelin basuye mu buryo bwa Dunlop, noneho bukoresha mu gukora ipine y'imodoka. Ayo mapine y'imodoka n'ay'igare by'icyo gihe yasaga n'umweru kubera ko rubber muri kamere yayo isa n'umweru. Ibi ariko ntibyari byiza kubera ko muri iyi kamere yayo amapine yakozwemo yabaga yoroshye, nubwo rwose ryakoranabuhanga ryo kuyikomeza yabaga ryakoreshejwe. Ikindi nuko yasazaga vuba kandi amapine ntabe yabasha kugenda neza mu gihe ashyizwe mu modoka nini. Mu gukora izi mbogamizi zose, mu mwaka wa 1910 nibwo kampani ya Benjamin Franklin Goodrich yari isanzwe itunganya rubber batekereje kuba bayongeramo ikinyabutabire cya carbone isa n'umukara. Ibi babitewe n'uko ikinyabutabire kizwiho kugira ubuso buhagije bwakemerera kwihuza neza na rubber kandi kivuyemo kikaba gikomeye, icyarimwe gishobora no kweduka hatabayeho kwangirika. Ikindi ariko no kwi carbone isa n'umukara ifite ubushobozi bwo hejuru bwo gutwara ndetse no kunyurwamo n'ubushyuhe, mu gihe rubber yo iba ku rugero ruto. Uyu mwihariko wayo ukaba yemerera ko mu gihe yahujwe na rubber mu gukora amapine, ubushyuhe bwazayageraho ari mu muhanda yaza bukwiza mu ipine ryose aho kugira ngo bugume ahantu hamwe ngo habe hakwangirika vuba. Ikirenze kuri ariko kandi ni uko carbone isa n'umukara ifite ubushobozi bwo kubika imirasire izi ku izina rya UV light yakwangiza rubber iramutse yigezeho. Aha bakaba baratekerezaga ko kuvanga rubber na carbone isa n'umukara bizemerera amapine yakozwe gutyo kuba yakoreshwa ibihe byose hatabayeho gutinya ko iyi mirasire yagera kuri rubber. Ibi gusa ariko kuko gukomera ndetse no kwiyongera mu kweduka iyi carbone yari kongerera rubber, byagaragaye ko byafasha amapine yakozwe muri iyi rubber ivanze na carbone mu kwihanganira imihindagurikire mu miterere y'umuhanda mu buryo butangamira abatwaye cyangwa abatwawe. Izi mpamvu zatumye kampani ya Benjamin Franklin Goodrich ifata umwanzuro wo kongerera iyi carbone y'umukara muri rubber. Impamvu kandi isobanura tubona n'amapine uyu munsi. Ibara inganda zose zikora imodoka zidatekerezaho kabiri iyo bigeze mu guha amapine ibara umukara. Iyi yari intambwe ikomeye ko yari itanze urugero ruzajya rugenderwaho mu gukora amapine kuva icyo gihe kugeza na n'ubu. Inshuti bakunze bamenye n'ibi twabanye, ni munyemerere duhimira ahangaha menye n'ibiri uyu munsi. Tuganiriye ku mateka y'ishe nyuma y'ibara ry'umukara tubona amapine yose uyu munsi. Ndizera ko hari icyo mwungutse gishya cyangwa se byose twavuzeho bikaba byahuzaga nuko nta musanzwe mubizi. Bashimiye ko twabanye. Ndi Iberi Ramahera naho ubutaha.